ikinamico. Inshuti muteze amatwi radiyo Rwanda, namwe bakunze ibikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Nahisemo Nabi, wanditswe n'umubyeyi Desituri Sylvia, unonosorwa n'itorero indamutsa. Hari ubwo abantu bibwira ko gukorera amafaranga ari bwo buzima, bakirengagiza izindi nshingano mu ngo zabo no mu miryango yabo, tutirengagije ko byose byuzuzanye. Ariko se ni icyo gikwiye kubanza? Reka mbareke mwiyumvire. Umwana aramutse ate Serafe? Ndabona Karena karamutse ariko gakomeje kuruka ku buryo ntacyo gashyira mu nda ngo kigumemo. Ijoro ryose ntabwo twagohetse. Dr. Florentine, ndabona Karena gafite umuriro. Usika igipimo yanditsemo 39.5. Uretse rwose n'ikibwira ko twamuhaye imiti yose ya ngombwa. Serafe, umwana rero turamugumisha amaserumu ubwo akomeje kuruka, ubundi tugiye kumukorera n'ibindi bizami kugira ngo tumenye impamvu y'uwo muriro. Uracyari mu bitaro rero? Ntabwo ni dogite. Gikundi, Karame, umutwaza umwana muri laboratwari babafashe kumufata ibizamini. Uretse ko nabonye Serafe azi kwita ku mwana bimenyereye da, ariko wowe wabyigiye ko abandi bagabo byabihishe. Murakoze no kuri Dogiteri Florentine. Nabonye uburyo mwita ku mwana wanjye rwose. Nsanga umurimo mukora mu bifitemo umuhamagaro. Ndabashimiye cyane. Naho kwita ku mwana nta gikomeye kirimo rwose. Nishimira tuba dukora akazi kacu. Icyo gusa nifuza ni uko umwana yakorohera. Ariko se Serafe, ndakumva. urwaza umwana wenyine mama wariye ko ataza kugufasha. Umugore wanjye nta mwanya agira. Agira akazi kenshi. Ni njyewe rero ubasha kubona akanya. Keretse ko wenda niba mubona mbikora nabi da. oya rwose. Ahubwo nahamya ko ukora n'ibyo umugore atashoboye. Murakoze Dogite. Rero reka mbe ngiye, Gikundi akomeza gufashe kwita ku mwana. Yego yego. Bite se ko mbona uhindutse Serafe? Ko mbona uhumekera hejuru witse imitima? Uhangayitse ko umwana wawe arembye? Humura no kwitura kuri uko dushoboye kose, kandi mu minsi mike urava mu bitaro. Urakoze Gikundi. Uri umwana mwiza pe. Ugira umutima mwiza cyane. Uzavamo umubyeyi mwiza. Urakoze cyane nawe, kandi ni ukuri ntiwibeshye, nta nubwo ukabije Serafe. Nindamuka nshatse, umugabo wanjye n'abana banjye nibo bazaba ubuzima bwanjye. Nzabitaho, mbateteshe, mbakorere ibyiza byose, mbaho urukundo rwinshi, bazabaho banezerewe. Uri igitangaza Gikundi. N'ababyeyi bawe baguhaye izina ryiza, bakwise Gikundiro. Ufite igikundiro, ariko gishimishije nawe ufite urukundo rwinshi rwo gutanga. Serafe, umbabarire si ugushaka kwinjira mu buzima bwawe, ariko nkeka ko uburwayi bw'aka kana kawe ahanini bufitanye isano no kubatonka. Banze nibaza nanjye ko byashobora kuba ariyo mpamvu. Kuko burya iyo umwana yarwaye kuruka burya, iyo yonka biramufasha, kuko urebye ntiyanga ibere, kandi amashire kamugira akamaro rwose, akamufasha. Yewe, ikibazo cyane nacyo nticyoroshye pe. Ko mu bizamini byose mwafashe se mutabonamo uburwayi bwe. Reka wenda turebe ko hari icyo noneho muza kubonamo. Serafe, ntibigutangaze dusanze uyu mwana nta ndwara igaragara afite. Ashobora no kuba arwaye kuri urukundo rwa nyina, amukenera akamubura. Gikundi, Karame, ayo magambo uvuza nteye ubwoba. Erega nubwo nkiri umukobwa ntabwo ndi umwana Serafe. Ndabibona ko umugore wawe iby'umwana bitamufataho. Nawe se koko yabuze akanya ngo aze nawe yirirwane n'umwana, amukinishe,
amuguyaguye nawe abe yamugaburira ese nawe uruhuke. umugore wanjye ngo agira akazi kenshi cyane natwe mu rugo ntitumubona. ibyo uvuze ni ukuri, n'uyu mwana wanjye ntamubona. kandi koko uyu mwana wanjye yarezwe n'amata, nyina ntiyigeze abasha kumuha ibere kuko nta mwanya yari kubibonera. urabivuga ariko nk'aho ari ibintu biri aho ngaho bisanzwe. niba warabyakiriye, niba ari ukugira ibanga ry'urugo sinzi, ariko ntabwo byumvikana. sinzi ko hari umubyeyi warutisha akazi umugabo n'umwana. ibyo niko wowe ubyumva wowe, ariko mpinganzima wari muri viziyo ye. mpinganzima uwo ninde? mpinganzima ni umugore nishakiye, ni nyina w'uyu mwana wanjye Rena. kuri we ikintu ashyira imbere ni akazi no gukorera amafaranga menshi ashoboka. nkeka ko nawe atigirira impuhwe. naho njye ngo naramunaniye, nkabona ntabyaza umusaruro amashuri nize. yego ko ubwo se ubaho nkawe aka kana kanyu kazabaho gato. ngaho mfashe serumu dutwara umwana muri laboratwari, ibindi ni impano. gusa nshima ko wahisemo mbere na mbere ubuzima n'uburere bw'umwana kurusha amafaranga. uretse ko amafaranga ntanafite make gikundi, iyo mfite yose aranyuze kandi mbaho neza. mbona ntacyo njyewe n'umwana wanjye tubuze, ariko mpinganzima. wenda ntimubuze amafaranga ahubwo, ariko mubuze ikintu gikomeye. ububuze umugore mu rugo, umwana abuze nyina. tugende. ariko si iki gicuku uba utashye ubujya he? wagenda ubundi wirarira iyo wiriwe bikagira inzira aho kuza udukangura ko kumaye. reka nkubwire, njyewe si undi iyo miteto yawe Rose. njyemba ndi mu kazi, ngomba gukora kugira ngo amafaranga yinjire. urumva? uzakora uhere saa 12 za mu gitondo ugeze saa 9 z'ijoro, kuko ubwo ni ubuzima. icyo kurikiranye kuko ni ikimaye. njyewe nkurikiranye amafaranga, urumva? kugira ngo nzabigusubiriremo inshuro magana angahe, cyangwa waba wavuniye ibiti mu mutwe. amafaranga nyine nta kindi kiba mu mutima wawe, kandi nta kindi uretse amafaranga, uretse akazi. ntawe ari isiganwa urimo cyangwa ari wo munezero mu buzima. ariko ayo abagore murazita rwose. none utekereza ko undi munezero ari uwe? kwirirwa niciye iruhande rwawe numva abana barira, nibwo buryo bwo gukira? simbakanye ko ugomba gukora, kandi nanjye ngakora, ariko hakaba n'igihe cyo kuba mu rugo, cyo kumenya urugo rwawe nturwibagirwe. ariko rwose yewe genda Rosette, burya uri umutesi rwose. nahira nyumva rwose nta kindi nshaka uretse ko ibyo uvunikira tubinezererwamo, ugakora ariko ukagira igihe cyo kuruhuka, abana bawe bakakubona. erega nanjye umugore wawe nkakubona mba ngukeneye. ariko uzi ko kukubwira ari uguta inyuma yawe Rosette. nturamenye aho igihugu kigeze ubu ngubu. ubu nta gihe cyo guteta kiriho, nta gihe cyo kuruhuka gihari, uranyumva? ubu ni igihe cyo gukora amanywa n'ijoro. simbyemeye, ibyo simbyumvikanaho nawe rwose. natwe aha mu rugo tuba tugukeneye, ibyo ugomba kubizirikana. ariko ubwo wari uzi ko uretse wowe umeze nk'ufite amazi mu mutwe, abandi bagore bakora bahagurutse bavuye hasi. gusa n'ufite amazi mu mutwe, none ukantu kurya koko mayi. aho nakoraniye ndakora, mfite akazi nk'abandi bose. nataha nkita ku rugo, nkita ku bana, nkita no ku by'umugabo. nabyo mbona umugabo nabona muri uru rugo. umugabo niwe uvuga? umugabo mubasha kwinjiza ifaranga mu rugo? ifaranga si byo dukeneye cyane Mayira, yowe dukeneye. kandi ntekereza ko tudafite amafaranga make ku buryo wahangayika. nta nzara rwose izatwica, icyo ugomba kucyumva. ariko uzi n'ibindi bize, njyewe mpora nibaza igihe uzacira akenge ukareba kure, nkabibura rwose. nawe ugahaguruka nk'abandi bagore ugakora. nta soni, abandi bagore ntibakigira amanywa, ntibakigira ijoro, ntibakiryama, barara bashakisha ifaranga. nawe icyo ushakisha ni uguhora mu maha y'umugabo wawe. urumva ibyo byabo? ndabona ngo uhonda ariko ntunoga. ariko rero menya ko niba ari ukumva ubuzima, niba ari ukumva umunezero, nta na rimwe uzigera uwugeraho. ndabikubwiye nitwa nawe rekeraho kuba mutima muke wo mu mutima, urumva? wumve ko izi mvune zose ari mwe mvunikira, ngo muzabeho neza. ejo nimujya kwangara se muzabigenza mwe.
urakoze Jackie. ntacyo madamu. Ndabona hose wakoze isuku hasa neza. gusa nanga gusiga ibiro bidatunganyije. nubwo bwose mu gitondo mba nzi ko ngaruka nkongera nkahatunganya. Nibyo urabizi ko kuri jye wari umunsi wundi utangiye Jackie. Mu gitondo urasanga na none ibintu byajagaraye. ndabizi ko utaryama. na batira murakora cyane rwose. ahubwo njya nibaza aho muvana imbaraga bikanyobera. muramuke madamu. Jackie karame uretse gato hari icyo nshaka kukubaza. mbateze amatwi. Jackie karame. ubona umushahara uhembwa ugushimishije? nta kibazo rwose ko ntaraburara se. Nibyo ureko ko ibihumbi 60 bikoresha ntubimbaze simbizi. ariko ndakora umugabo wanjye nawe agatera ibiraka bye akazana amafaranga tugashyira hamwe tukita ku rugo. mbese sinzi impamvu mbajije icyo kibazo. njya mbona ntacyo tubaye pe ko nta yandi mashuri meze se. urantangaje cyane. ese ubwo ntutekereza ko ushatse wajya ubona nk'ayo mafaranga uyakubye kabiri? murashaka kunyongeza se? oya ariko ugakora cyane ibyo kuryama ukabireka. iyo ubishaka umbwire ngo ushakire akazi ahandi aho uzajya ujya gukora uvuye aha maze urebe ko wakwinjiza menshi kurushaho. ese kazi madame rwose ibyo ntibishoboka. ntabwo bishoboka rwose. atari uko mbuze imbaraga zo gukora ahubwo kuko mfite ibindi ngomba kwitaho mu rugo. ibikize ibiki ko urugo rwitaho rushakira amafaranga yo kurutunga. rwose madamu mumbabarire ntabwo byashoboka. nyuma y'akazi ngomba gutaha nkareba ko abana biriwe nkareba ko bakoze devoir zo ku ishuri mbese nkagira n'igihe cyo kuba hamwe n'umugabo wanjye tukaganira. niba ari ukutekereza ntuzapfa uteye imbere Jackie, ntuzapfa ukize pe. nta kibazo mbona ko tubaho njye n'umugabo wanjye n'abana tunezerwa rwose. tugira igihe cyo kuba hamwe mbese nta kibazo dufite. ahubwo aha abakozi twibaza niba ugira igihe cyo kwishima mu mafaranga ukorera bikatuyobera. muramuke. muramuke. yanjije umugore gusa neto wabayeho neza ateze nta mafaranga agira. yanjije gusa kazi ke ejo bundi ntibizaba byamuyobeye agapfa kaburiwe n'impongo yewe mbega ikigori kimeze. ese Mpingazi numvaga wisegesha nagira ngo hari uwo muri kumwe naho buryo wari wenyine hano. aha nari jyenyine. yanjije y'umupuranto ngo ni Jackie imaze gutaha. uriya wabahati koko n'udufaranga duke akorera ku Imana irebera imbwa idahunga. yabahati koko ariko nawe urasetsa ye uvuze ko icyo umwitishije kandi mbona ari umugore ufungutse. ntugashinyagure. afungutse iki? arafungutse nyama. umuntu umbwira ngo mushakire ahantu azajya akomeza agakora nijoro avuye aha akanga ngo nyuma y'akazi aba akeneye kwita ku bana no kuba hamwe n'umugabo we. ibyo ni ibintu ko n'indindagira ahubwo arenze no kurya. ariko rero urasetsa rwose. ubwo rero biragutangaje. bitantangaza kuko hakubitira imbwa gusa utama yazimara. none se Mpingazi uretse wowe abandi bagore bameze bate? ko nta kindi baba batekereza uretse abana n'abagabo. kugira ngo nuriya gusa. ewe wowe uravuga abagore. njye umugabo mfite iwanjye ni agahomamunwa. ameze nk'abo bagore bose aho bataniye. kuki ntibishoboka. umugabo wanjye ni umuhanga. ibyo ndabizi. yize ibintu byo kubaka no gukora amapura nk'ibi dukora. none ariko n'ibiraka biri hanze aha wasanga ubu yatashye mu rugo ngo agiye kuba hamwe n'umwana kandi dufite abakozi duhemba. njye yaranyubiye. ariko uzi ko burya wagendejeje cyane. urara mu biro ukora ushushanya amapuro. tujya ku mashansiye na hehe na hehe. umugabo we nawe yibereye mu rugo kuko Mpingazi wabimenye ngo akina n'umwana ara. ni umutesi rwose. ni umutesi pe. uzampuze n'umugabo wawe mufungura amaso mwigisha uko bashaka ifaranga. ibyo bintu byo gutesa bireke. kandi hari ikiraka gikomeye. hari isoko natsindiye kandi nkeneye umuntu w'umuhanga. waba ukoze rwose nakwishima cyane. uyu muze nawe rwose. nzi neza ko Serafa akora nk'uko nkora twakira hasigaye tukanezerwa natwe tukadabagira. Mpingazi ibyo nirirwa mbibwira umugore wanjye ntabyumva. nirirwa mubwira uko abandi bagore bavuye hasi ariko ntashaka gukora nk'uko nkora. ahubwo nanjye abashaka ngo ngumaho mu rugo.
mbabarira miteto ntayo mbamo ahubwo reka niwereka hakawa ngira imbaraga nshya hasigaye mpangane n'akazi namwe mbahe mayi nanjye nsukiramo agakawa ndumva rwose nkeneye imbaraga hari ibintu byinshi basabye gutegura kuri iryo soko ndimo gupiganira mwakire murakoze mpinganzi murakoze cyane se mpinganzi karame mbona n'umugore w'igitangaza pe ndagushima cyane rwose nishimiye imikoranire yacu urantungura bikomeye ntumeze nk'abandi bagore wowe uzi icyo ushaka muri make uri umukozi pe nibyo icyo ushaka ndakizi ni ifaranga ni ugukorera amafaranga menshi nkakira nawe utanira rero n'abandi bagore ndakwemera pe kandi tuzakorana kuko tubona ibintu ku buryo bumwe urakora rero nawe ahasigaye dukore oya dukore dore amasaha atangiye kugenda nta gihe mba nshaka gupfusha ubusa ariko nibyo nibyo rwose ariko rero akagongo ndumva kashize kahore kagongo ngahicara ahangaha ngukorere ka masaje naha uzi ko narenze washize rwose komeza nta mu bitugu ariko uranyishyura umenye ko nta cyubu cy'ubusa rwose kandi ngo akebo kajya wamugarura kandi naha sori sinari nakubonye nizere ko ntakwishe madara oya humura ahubwo n'igihe wagusaba imbabazi nijya uguhutaje nagendaga ntareba aha nari ndimo nibaza ahantu nkuzi none ndahibutse uranzi cyangwa waba waraje muri sosiyete yacu y'ubwubatsi gusaba ko twagukorera oya ahubwo ni kwa muganga ngewe ndi dogiteri nyamvura umwana wawe Rena ubwo niho twahuriye ndi dogiteri Florentine birashoboka kuko hari ubwo nazaga kumureba mu bitaro wirirwe kandi ndihuta ngiye ku kazi ndi bize cyane ko umwana wanyu Rena akunda kurwaragurika madamu ibyo se nibyo bibaza ahubwo mbure kubikubaza ari wowe umukurikirana nibyo kuko hari impamvu nkeka wazashaka akanya ukaza kwa muganga tukabiganiraho kuko birahangayikishije umva nkubeshye nakubwira ko uwo mwanya nawe ubona pe ntawo ukabura umwanya wo kuza ngo uganire na muganga ku kibazo cy'umwana wawe urabyumva Dr Florentine ngenda umugore uri bize ngira akazi kenshi cyane sinduhuka ahubwo waba amatelefoni zawe nkabwira umugabo wanjye akazakureba mukavugana cyangwa umbwire nguhize cyese njya mboneka rwose telefoni z'umugabo wawe zireke kuko nkeneye kuvugisha ni wowe rero simboneka nanjye n'ukuri naribuze Dr sinjya mboneka ukaba uvunikira ndetse niba utavunikira umwana wawe niwe mvunikira nyine none urumva naba mvundikira nde wundi amafaranga nkorera asa yo kumurihira amashuri meza no kumubeshaho neza ndabishyigikiye rwose twese ababyeyi twarahagurutse ngo dukorere ingo zacu cyane rwose ariko mbere ya byose tugomba kubanza kwita ku buzima bw'abana bacu no ku rukundo rwabo n'abagabo bacu turebye nabi rero twazisenyera yewe aho noneho ugiye kure urarengereye pe umugabo wanjye ntamfata nk'umuyaye wo mu rugo urabyumva ngaho ntacyo ngwino twicara ahangaha muri banki iminota nk'itanu bagira inama nka muganga ku kibazo cy'umwana wanyu Dr kumva subire nicare nari maze kubona amafaranga yanjye ngiye gusohoka nongere nicare koko yewe ntibishoboka umbabarire rwose ahubwo ndagiye mwirirwe Dr mwirirwe Serafe abantu benshi rwose barandaye kuri umuhanga cyane n'umugore wanjye se yarabikubwiye Mayira impinga nzima yambwiye ko ufite ubwenge bwinshi uryamisha udashaka gukoresha rwose nta kindi yavuga ndabyumva niyo mpamvu rero nihutiye kugushakisha bakimara kumbwira ko natsindiye isoko ryo kubakisha umudugudu w'amazi agezweho ndagukeneye rwose ngo dufatikanye muri uwo murimo ubuhe buryo si ubwo mva Seraferi ndashaka ko dufatanya tugakorana kuko ako kazi karagoye rwose sinakavamo ntafite umutekinisiye w'umuhanga nk'abo ubundi tukajyana hanze tugasuzuma uwo musozi
tukareba uko ayo mazu azubakwa naho tuzashyira imihanda ese mu buryo uzaba ari umusozi w'amazu meza nk'amwe tujya tubona hafi hano nyine muri ya mudugudu yacu tukajyana aho hanze rero ni umusozi munini ga ugizwe n'ibihuru gusa ariko rero ndakubwiye turakize pe urakoze rero kunyizera ndumva ari umushinga mwiza ni umushinga ukomeye rwose kandi waduhesha n'amahirwe yo gutsindira andi masoko akomeye koraha rwose ndumva byumva rwose ndakurahiye rero akazi kariho keretse abadashaka ibyo by'akazi rwose akazi kariho keretse ukagaya uremeye rero uremeye akazi nk'aka ntiwakitesha ejo ni ukuza rero tugategurana amasezerano ubundi tukitegura kujya gusura uwo musozi turi kumwe urumva tukungurana ibitekerezo hasigaye tugakora nyine igishushanyo cy'uriya musozi ntako bisa rwose niko biranshimishije ko washatse ko ari njyewe dukorana amayeri nta kibazo ariko sinahita nguhe igisubizo none ahangaha kandi kubera ikizigama akazi nk'aka gakomeye niko ugomba kubanza gutekerezaho koko nibwiraga ko ubisamira mu kirere ntubundi ngo mayira rero burya rero mu buzima habaho ibindi mp'agaciro bigize bitari akazi kuko amafaranga siyo yonyine ageza umuntu ku munezero ngira ngo nawe ibyo urabizi ese wanjye ubwo rero ngomba kubanza kuvugana na madamu wanjye mpinga nzima ubwo nyuma nibwo nzaguha igisubizo gifatika yewe ngo uvugana na mpinga nzima mbwira n'uwo mu telefone nonaha maze yishimye yasaze kuko ngiye gukorana nawe yewe niba ari icyo kibazo wari ufite rwose igisubizo nanjye ndakiguha byihuse nyamara ntibyoroshye nk'uko bikeka amayira biroroshye cyane urumva mbona mpinga nzima yakwanga gukorera ifaranga ritubutse koko umugore nka mpinga nzima uha agaciro ifaranga uha agaciro umurimo ubona ari umugore koko wakwangira ko ujya mu mahanga gukorera ifaranga nkurikije uko muzi niyo byaba ari ikuzimu yakoherezayo upfa kumuvanayo amafaranga ndumva ibyo by'umuzi neza ku ifaranga ntacyo atakora mpinga nzima si neza ko mpinga nzima atakigira wikendi ubwo rero nk'ubu ari mu kazi yakubwiye se ko hari irindi soko twatsindiye ubu ni ryo nyine namushinze mpamagara telefone yagera mpamagara ubona umukozi wo mu rugo se habaye iki alo bite habaye iki umwana afite umuriro ndaje nonaha mushyira akantu gato se mu gahanga ye mu kanya gato ndabanje ndaje ayiwe nakererewe naryamiriye kuki utankanguye serafe nzi ubu koko iki gitondo byutse ujya hehe ko mbona butaranacya neza ahubwo igira hino shaho upfumbate kubwo ubona ntagukumbuye kuko we ndekura yewe njye koga nitegure ngende ntubona ko nakererewe shaburetse sha umugore mwiza ongera uryame gato ariko utekereza igihe tuba tudaherukanira we utekereza kuza igicuku kinishye wananiwe washize hanyuma ukazinduka ugenda ngende nyine njya gushaka amafaranga ubu ugira ngo rero tuzahere mu buriri ariko ubwo ubona twazatera imbere mana we cyane amafaranga yashyire hasi mpinga nzi ntabwo ariho umunezero urumva twayishimamo niba tutabashije gusangira iby'Imana yaduhaye koko nikoye dusangira urukundo twite ku mwana wacu rero nta na rimwe rwose tugira igihe cyo kuba turi kumwe cyo kwishimana mu rugo ariko mpinga ayo mafaranga uyashakira iki azakunezeza koko maze aho mujya kwindagirira muvuga urukundo urukundo rubaho kuko habayeho amafaranga dukeneye se wavuga urwo rukundo
cyangwa ntuzi ko agakecuru gahishije katabura abuzukuru nitubona amafaranga menshi ntacyo tuzabura urabyumva Serafe ariko amafaranga ntituyabuze mpinganzi gukora nanjye ngakora gusa icyo tubuze ni umunezero mu rugo kuko igihe cyawe ntacyuma ukijyana mu gushakisha amafaranga mpinganzi ukwiye kumenya gupanga igihe cyawe neza ukagira umwanya wo gukora umwanya wo kuba hamwe n'umwana umwanya ugenera umugabo umwanya w'inshuti mvana iyo miteto yawe nifitiye akazi kandi ntekereza ko nzi bihagije njye niyemeje gukora nkakora nkagira ifaranga urabyumva Serafi nakwibutsa ko icyumweru gishize ntacyo urasubiza amayira ku byo yagusabye ko mwakorana kuri wa mushinga wo kubaka umudugudu ariko uzi ko umutima wawe uba mu mafaranga gusa mpinganzi none ukuntu umwana wacu yari arwaye wabonaga nafata ikihe cyemezo koko cyane cyane ko utamfasha umwana wawe usa nawe utamenya ko anabaho ntukavuge utyo Serafi ubona iyo nitanganya nkora amanywa nijoro mba mvunikira nde wundi uretse umwana wanjye rero nanga yuko iyo mbibukije ko ufite urugo uzamurije ntari zamura se gusa nari natekereje ko uyu munsi uguma mu rugo ariko no ku cyumweru tugasohokera ahantu tukaganira neza ku by'urugo rwanjye icyo gihe cyo kudabagira ntacyo ngira nta n'icyo nifuza urabyumva ariko sinzi niba utabibona mpinganzi urugo rwacu rufite ibibazo nta kintu kiduhuje umunsi ku munsi ngenda nkubura ugenda utwivanaho njye n'umwana ariko udusimbuza umunsi ku munsi ngenda nkubura ugenda utwivanaho njye n'umwana ariko udusimbuza amafaranga nk'ibyo ni kikuru wica ku ruhande ikiganiro Serafi ahubwo mbwira igisubizo ku byo amayira yakubajije nze kumukubwirira namubwiye ko nzabanza nkavugana nawe tukabyumva kimwe none n'umwana umwanya wo kugira ngo tubivugane icyo twumva kimwe n'iki kindi njye nshaka ko ukora kariya kazi ariya amahirwe ntuyiteshe ariya amafaranga ntuyiteshe ni menshi ariko kubanza utanze impingano ubanza harutanze ntutekereza ko njyewe amafaranga azi imbere y'umwana wanjye rena cyangwa imbere y'umugore wanjye oya no nuko rero niba udukunda niba ushaka ko tunezerwa kariya kazi ntikagucike rwose Serafi ariko nanjye nifuza kugakora rwose ariko hari icyo tugomba kumvikana ibiki se kandi twinganze uzi neza ko nta na rimwe uba mu rugo kutajya umenya cyangwa ngo wite ku mwana wawe niyo mpamvu ugomba kunyemera ko uzajya uva ku kazi kare ukaba hamwe n'umwana urabizi ko rero nakunda kurwara sinagira amahoro rero ndi mu mahanga nawe nzi kugera mu rugo buke ushatse kuvuga iki Serafi nshatse kuvuga ko niba ushaka kumfata kiriya kiraka wakwiye kugabanya amasaha ukora ukabasha kwita ku mwana urabizi nawe ko ibyo uvuga bidashoboka kuki bidashoboka sinshobora kureka akazi kanjye ibyo uvuga ni ukungerageza kuki niba wabonye akazi ushaka ko ngendeka kanjye nyumva neza bishoboka rwose nyumva neza simubwiye kureka akazi kawe ariko wibuke ko uri umubyeyi kandi ko ufite umwana ibyo uvuga ntibishoboka ariko kuki bidashoboka kwemera ko usubiza nanjye mfite akazi kankeneye kandi kenshi ayo masaha nsaba yo kuba mu rugo rwose sinayashobora kuko ntarangiza akazi kanjye mu gihe niyemeje ikindi kandi sinumva impamvu uhangayikira umwana cyane ntamuhangayikira se ariko ubwo ubona twajugunye umwana wacu gutyo abakozi bakora iki tujugunye umwana ngo turiruke inyuma y'amafaranga nzi ndakuzi neza nzi ko nta kintu utekereza ntuba mu rugo na rimwe none nimara gufata urugendo umwana wacu azaba ahwate ariko ntugakabye nawe nta bakozi dufite kubera icyo uhora umwana nta maka ndende njya nawe uranyumva neza mpinganzi ibyo nkubwira birumvikana niba utagira umutima wo gukunda ibindi bintu bitari amafaranga uyu munsi ntabwo aribwo ngo uhindura ugenda ubwire shobuja amayira ko akazi ke ntako nkeneye ntabwo nzakora nako buretse ndanamwigishije simbyemera twari tugize imana twembi dufite akazi kaduha amafaranga menshi none ngo ukiteshe none ngo njye ningabanya kanjye ubwo si inyungu yaba ari iyihe byaba bitaniye nuko byari bisanzwe byanze bivuze ko ariya kazi ugomba kugakora nakubwiye ngo wese tu nicyo wongera nzagumya nkora uko nakoraga akazi kampa igihe cyo kuba mu rugo no kubaho wagombaga kuba ukaba udahari ibyo rero bimpa amafaranga menshi umwana wanjye akahagwa ntabyo nzakora nanjye ngo narashatse
umugabo utagize icyo amaze, umugabo w'umunebwe, umugabo udashaka gukira, umugabo udakoresha imbaraga ze zose, ntakoreshe n'igihe cye cyose, umugabo utameze nk'abandi bagabo. ntunduke wa mugore we, ntunduke. Ariko se ngo tukica utanzindukira muri iki gitondo yewe. kandi niba ushaka ko nanjye nkubwira icyo ngutekerezaho, reka noneho nanjye nkikubwire. kivuge di kivuge njyewe Serafe washatse, urumva, njyewe washatse umugore utaba mu rugo, umugore wabyakanga konsa umwana we, umugore utita ku mwana, umugore wikundira amafaranga kurusha ibindi byose. none ndakumenyesha ko iyo mba ndi siribateri nari gukora amafaranga menshi kurusha ayo nkorera ubu ngubu, ariko ubu mfite urugo narwo ngomba kurwitaho n'inshingano zanjye. urwitaho iki ko ari ubunebwe? uzarwiteho wenyine. njye kandi icyemezo ngifatiye mpingazima sintinda mu makoni, sinshobora kugomeye kubana n'umugabo w'inkorabusa, umugabo wanga akazi akareba, umugabo nkawe ntiyazatuma umugore utera imbere. uracyari inyuma mu mutwe, urafunze, nturinjira mu gihe turimo. sinshaka kugumana nawe rero, hato utazava undindiza. ndigendeye, ndabyumva, ndigendeye di. kugenda bitari byo kujya ku kazi se? ndagiye. mpingazi oya, funze mu mutwe. natangajwe no kubona Keynote smartphone ya KZ. barazigira se? abamenye ibanga kera batunze Keynote nawe uraho. ko nasigaye wa erega iterambere rya none rishingiye ku ikoranabuhanga. reka niba ushaka kuba smart reba kure, njye nahisemo Keynote smartphone ya KZG. nyuma yo kumenya ubwiza bwa K300 itunzwe na benshi, K302 hiyongereho K305 ifite na Opera Mini na Keynote smartphone mwari mutegereje cyane. nimugane hagurirwa amatelefone mu gihugu hose, murahasanga Keynote smartphone ku giciro cyiza. KZG Mobile tuguha amezi 13 ya garanti. ariko Serafe, iba bari iki koko? bigenze bite? wahora n'iki? impapuro wari umaze gukora rwose ifu nyanza ukaba uyijugunye muri puberi. Christian, ndeka pe, ndeka rwose. amahinga none se ko atari uko nkuzira, wahora n'iki? wowe umujinya rwose kutari usanganywe byaje bite? nyamara umaze iminsi ufite ibibazo. wahora n'iki wa muntu? usigaye uhutaza uwo muhuye wese, none bigeze no mu kazi. nakubwako utangiye kugatura umujinya. wahora n'iki Christian? ndebera iriya pura nari maze gukora, noneho nari nsohoye rwose impapuro zayo mu mashini, urumva, nagira ngo njye kuzitanga, none ndibeshye nandikaho ibindi bintu rwose ndebera nawe. ariko nubwo bibabaje biranasekeje. wahora n'iki? wanditseho ibikize? urumva nyine navuganaga na muganga mubwira uko umwana ameze, nyine nanditseho umuti w'umwana yarambwiye. Christian, reka nkubwire, icara ahangaha nkeneye inshuti nkawe untege amatwi, kuko rwose ndaremerewe cyane. ngufashe iki se sha muvandi? niko Christian, uzi ko umugore yantaye yigendeye. ye urakomeje se? mpinga nzima yaragutaye? wamugize ute Serafe? kuko ni ukuri njye rwose njye ibyo ntabwo byumva. ubwo se bibaho? byabayeho wa muntu we. ye dore ibyumweru bibaye bibiragiye, naraza no gusura umwana, kandi rwose reba uko umwana ameze. urabizi ko akana kacu gahora karwaragurika. ndabyumva rwose ko n'ubu karwaye. akana kageze kuvuka igihe kitageze kubera nyina utaramenyaga ko atwite ngo afate igihe cyo kuruhuka, akarara mu birakuriwe aho kavukiye, ntiyigeze akonsa, nta n'umwanya yabonaga. ibyo byose bikubitiye kubura urukundo rwa nyina, utaba uri mu rugo habe na rimwe, umwana rwose ahora arwaragurika. ndabizi Serafe, nzi ko kandi ntacyo udakora ngo wite ku mwana wawe, ariko sinari nzi ko mpinga nzima ari umugore wikunda bigezaho. mpinga nzima si umugore ugira umutima w'urukundo, nta wundi muntu atekerezaho. umutima we habamo gukorera amafaranga menshi no gukira gusa. nubwo mvuga umwana, njye se naramubonaga Christian, naramubonaga ko. ntuvuge utyo rwose, mukiri bato. yewe kubona mpinga nzima mu rugo ni igitangaza. yewe narumiwe rwose. agera mu rugo igicuku, agatahana umunaniro, agatata ku mugongo, ubundi akaba yikubise mu buriri,
akabyuka mu cyakare n'umusazi habe ngo mperuka yewe haba n'ijambo ryiza haba inseko nziza ubuzima bwe ni sitirese gusa abavuga ibiraka gusa n'amafaranga menshi yakoreye nta kindi kuri mpinganzima burya bwose ni ukumubaho Serafe ubwo umugore nk'uwo yibuka gupfumbata umugabo we koko yewe Christian uko mbaho n'Imana ibizi ibyo byo twabyibagiwe kera ariko ndumva nubwo yigendeye ntacyo byishe cyane kuko n'ubundi yahabaga atahaba witwaga ko ufite umugore nta n'uwo ufite yewe ni nkawe ari ntawe yewe birababaje ariko Serafe ntacyo wahombye cyane ufite umwuga wawe ufite ubuhanga bwawe kandi buragutunze uvuze nturiho neza yewe nibyo ntacyo byahinduye cyane ku buzima twabagaho mu rugo ariko nanjye hari icyo byahungabanyije muri njye kuko mpinganzima nta mutima agira muranibaza kuko amafaranga afite agaciro kurusha umugabo we n'umwana we yibyariye Christian ndakumva kuko ubona nkorera amafaranga make ku buryo umugore wanjye yashinja ngo ndi umunebwe ngo ntacyo mariye urugo ngo kubana nanjye nta terambere byatugezaho koko ayo magambo ko ari mabi Serafe ahubwo nawe ukora cyane kandi byinshi ukagira n'igihe cyo kwita ku mwana yewe Christian n'umugore iyo mba mubona nari kumwitaho pe ariko se mukureye mbwira Christian mukureye ngo ufashe iki se disi Serafe cyangwa ninjye wasaze ahari simbimenye noneho nawe nararindagiye nk'uko umugore abivuga Christian kwike kuko njye sinjyumvisha mu by'ukuri ubu kuko mpinganzima yanamura yuko nanze kujya gukora iyo kurire mu mahanga nzi neza ko bashyize byose ku munzani sinumva no kuba warafashe icyemezo cyo kudakora ako kazi byakwiye guca nk'amabere hari ubwo nibaza ibimbaho niba n'abandi bibabaho bikanyobera Serafe yego ibyo dukora byose n'abana bacu dukorera ariko mbere ya byose dufite inshingano yo kubarera rwose si ibyo ushobora kwiruka inyuma y'amafaranga ugasanga na ba bandi uvunikira urababuze hinjira amayira ni karibu ese kuri rayi nkanjya ubwo si ijoro turaryama ko akazi ari akazi ayowe ko nari maze kumva akagongo gacitse ngiye kuryama ndabibona ko wari umaze kwambara ibyo urarana ariko ntibishoboka hari akazi tugomba gutegura kuko tutabikoze ijoro byaba bidupfanye nta kundi nyine ntureba reka nakubwiye ko uri umugore w'igitangaza atari umugore nk'abandi uzi icyo ushaka uzi agaciro k'akazi n'agaciro k'ifaranga ubwo ntakiba ku mugabo nawe urambonerana twa dusaha duke napfaga kuryama sinkituryama ukumbuye ko umugabo wagupfumbata ze niko n'inganzi niyo kiriya njije ngo ni Serafe yaguhaga njye ntabwo ndabizi ko ntawe muhuriyeho uri umugabo ushyira mu gaciro uri umugabo ukora ariko nzi no kwita ku badamu da yego ndagukoresha ariko n'ibindi ntujya ubimbona noneho se turahera ku kazi cyangwa kuri ibyo bindi turareba igikwiye nyine icecekere mama nina icecekere gikunda kumara ntabwo nongera kuguha umutima ceceka ese wikumburiye mama wewe ndabona ko ikarumye mumereze musinzirize oya mwihorere gutya mu kanya n'abasinzira ubwo atuje urakoze cyane gikundi kuko uje kureba uko umwana wanjye ameze mu gitondo avuye kwa muganga uhangayitse cyane ku buryo numvaga ntataha ntakunyuzeho ngo ndebe uko ameze
sinzi uko nagushimira uri umwana mwiza cyane ugira umutima n'urukundo urantangaza buri gihe. hari ikindi rero nashakaga kukubwira. Ndakumva. naganiriye na Dr Florentine. rwose ntuhangayike, nawe yaganiriye na wa musipesiyalisite w'abana uherutse kujya kureba. baraganiriye bavuganye ibigeze. rwose nta burwayi bundi n'umwana afite nk'uko nabikubwiraga. Nina yabuze urukundo rwa mama we, Nina abaho nk'umwana wabuze nyina akivuka. Ndabyumva. uyu mwana ntiyigeze amenya igituza cy'umubyeyi, ntiyamenye impumuro y'umubyeyi, ntiyigeze yumva amagambo meza y'umubyeyi. njyewe ndi se ntacyo ntakora, ariko sinshobora gusimbura nyina w'umwana. ariko burya ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. umwana wanjye abaye imfubyi afite nyina. ndabona kasinziriye, kukaryamisha kazane tukajyane mu cyumba. ngaho karyamisha ahangaha, karyamisha. ndabona karyamye neza. ukuntu ari keza we. Serafe, ufite agakobwa keza pe. sintekereza ukuntu nyina ashobora kugatanga ariruka inyuma y'amafaranga. byihorere gikunde, ahubwo buryo wavuze ngo warose nabi burinda bucya aribeshye. ushatse kuvuga iki se ubwo Serafe? ko iminsi yose idahora ari mibi. yego umwana wanjye Rena yararwaraguritse cyane, ariko mfite icyizere ko azakira akanakura neza. ikindi ntukavuge mpinga nzima wikandagira, kuko ubu kuri njye mpinga nzima ni amateka. natangiye kumwibagirwa. muri make warangije guturana paje Serafe, ariko ni nabyo byiza da. nta guterwa ngo nawe witere, ubuzima burakomeza. yes, kandi ni ukuri gikunde. Karame, nakwitegereje ufite umwana wanjye, umuhoza, umuririmbira, umusinziriza. ngira ibyiringiro ko nshobora kuzagira urugo rurimo urukundo. gikunde, nakwitegereje binkora ahantu ku buryo n'ifoto izanguma mu mutima iteka ryose. nakoraga akazi kanjye nk'umuganga, ariko Serafe, ndakumva. wimbwira amagambo akomeye atyo rwose ntavaho nkikira, kuko nanjye kuba mfite Karina mu maboko byatumye nifuza kuba mama wako. nabibonye nk'ibintu bishya, kuko aho iwanjye sinigeze mbona na rimwe mpinga nzima akorera umwana wanjye ibintu nk'iyi. numvaga nakomeza kukureba simpuvaneho amaso. kuki koko Imana itampaye umugore nkawe gikundi, umugore ufite impuhwe, umugore ufite umutima. Serafe, nanjye icyazama umugabo ufite urukundo wita ku mwana. gusa twese ntitugire amahirwe nk'ayo mpinga nzima yari yagize akayitesha. nicecekere gikundi, cecekere. urambonera koko ngo ndakuriza ngushyira mu bibazo byanjye n'uburushyi bwanjye. wikirenganya nawe ntabwo ari wowe. cecekere mama, ni ibiri mu mutima wanjye. Serafe, ndakumva. ihangane ukomeze urugamba uriho, urere umwana wawe. nanjye kandi nzakomeza nkube hafi. nakoze. ibyo uzaba wumva uri wenyine cyangwa ukeneye ko nza nkagufasha Rena, ujye umbwira rwose. Serafe, sinari nzi ko abagabo namwe mu mabara bigeze ahangaha. mpinga nzi nshobora kumenya ibirimo kubera ahangaha mu cyumba cyanjye. ngo biri kubera ahangaha mu cyumba cyanjye? ahubwo wowe uramara iki mu cyumba cyanjye? nkabibona impamvu wanga akazi, wanga kujya gukorera kure y'iwawe, nuko ufite biro yawe, ufite ibindi uhugiyemo. urabibona? ceceka ndagufashe. sinkwemereye gutuka gikundiro, kuko nta kibi yakoze, nta nicyo yigeze akora. ndabibonye koko. ubona ibigeze? nguyu injangwe isohotse imbeba zirabyina. ntiwategereje igihe kirekire di, wapfuye kubona ngiye iri shyano ry'umukobwa riza kuntwarira umwanya. mwihorere gikundi, mwihorere.
ubundi yataga urugo rwajya hehe kumaze amezi arenga 2 utagera ahangaha ubundi uje kugira uti narinje gutwara diplome zanjye n'izindi dosiye z'akazi nahibagiriwe none ntunguwe no kubona iwanjye harahise havogerwa hasoni iwawe havogerwa iwawe ariko iwanjye nyine umva nkubwire kuva utura urugo rwawe ukagenda ukasiga ahangaha nta gaciro ntabwo ugifite ahangaha nta n'icyo ukwiye kuza kuhabura nibyo mvugisha wowe hasoni fata diplome yawe ugende njyawe genda twarakwibagiwe nawe utwibagirwe kandi uduha amahoro yawe nitwa by'uburuje no gusura umwana wawe ceceka ntibivange mu bibazo byanjye na Serafina sohoka nona sohoka vira mu cyumba rekura gikundiro none ahangaha ndakubwiye mpinga nzira rekura gikundiro n'ikindi ugomba kumenya noneho nyikubwire kuri uyu munsi gikundiro nta hantu ateze kujya niba hari umuntu ugomba gusohoka mu buzima bwacu ni wowe mpinga nzira ukagenda udasubira inyuma fata aka gakarito ugenda niba ibyawe wibagiriwemo biri aretomuka urakoze cyane n'ubundi ntiwibeshye na gato ko ari wowe warunga ruri hano kurigira umugabo utuzuye niyo mpamvu ugiye kwaka ubutane kandi nzakureka ko uca inyuma hamwe n'iyo nda yawe ugiye kwaka ubutane arambesera no kuri kw'Imana sinjye ikibazo cyanyu ntabwo ari njye wubasenye nazakira mu majwi gikundi icecekere si wowe udusenyeye icecekere humura rwose wirira mama wirira mpinga nzima niwe wisenyeye urugo ariko ibintu byari bigeze namubwira iki azagenda ndege ibyo ashaka byose nzabimuha ibyo akeneye nzabyemera mbona mvira mu buzima agende mpereza n'ayo madokima Jackie ayo ngayo ari imbere yawe nimwakire akira hari ikindi mukeneye ko nabafasha oya ndabona ibyo nzakenera byose namaze kubipanga Jackie karame ncomokorera uwo mugozi wa laptop wumpereze akira tujya kumara igihe dufite irungwana mu kazi muzagaruka ryari se madamu urabizi njye n'amayira ukuntu dukora ndabizi buriya akazi kari kuzakorwa nko mu mezi 8 tuzagakora amezi 3 gusa ubundi tugaruke tuba dufite akazi kenshi ntabwo tuzatinda hanze ariko rero madamu ujya umuhangayikisha gute se Jackie yego akazi ni keza n'amafaranga ni meza ariko ukuntu ubaho we na boss si ubuzima rwose naho se muzakora mutaruhuka izo mbaraga muzazikurahe ku muntu ari umuntu yewe byihorera wumenya ukina n'ibikomeye muri iki gihe no gukora twivuye inyuma tugashaka ifaranga imishinyi ko twayishyira hasi icyo kiraka tugiyemo umugabo wanjye yanze kugikora none nzamukira nareba none se ko bumwita umugabo wawe mpinganzi sinumvise ko mwatandukanye burundu noneho ariko abapuranto mwumviriza kubi wirakarasi ibyo uvuze ni ukuri sinari gukomeza kubana n'umugabo ugarukiriza amaso y'aho amano yagera udatekereza ngo ageze kuri witesha akazi keza umugabo wirirwa mu marira y'umwana gusa ntekereza ko wihemukiye cyane nihemukira iki umugabo n'umwana ni ngombwa mu buzima bw'umugore uzakora simbihakana uzakomeza uba umukire dore ko n'ubundi uri umukire cyane rwose ariko bizagira wumve ntacyo bikumara iyo udafite abo mu bisangira aho uribeshya cyane Jackie igihe cyose ufite amafaranga ntubura uwo muyasangira si kimwe umugabo wawe umuhoye ubusa yagukundaga rwose ni iki wasimbuza umugabo ugukunda ntagende amafaranga cyane ni iki wasimbuza umwana wabyaye se amafaranga rigakora byose simbihakanye ayo mafaranga uzayarya ugeraho uyahage ntabwo wayahazira ariko uzagera wifuza uwo mwayasangira umubure uzagera ubone ko hari ibyo amafaranga adashobora kuguha mu buzima icyakora azakuvuza nurwara kuko nicyo gisigaje kukubaho nkurikije uko ukora ariko ayo mafaranga ntazakurwaza Jackie ndakumva ibyo uvuze sinkurakariye
kuko nkurikije amashuri ufite niho ubwenge bwawe bugarukira. aha ariko rero rekeraho kwivanga mu byanjye, birandeba kandi wicaye n'ababaza imbere ye, urabyumva? wamaze kwitegura ngo tugendemo ingazi? Ndabona nta gisigaye Mayira, twagenda rwose. gira vuba tugende rero. Jackie, karame, ujye ufungura ibiro ukoremo isuku ntazasanga huzuyemo ivumbi. ntimugire ikibazo rwose madamu, ahubwo mugire urugendo rwiza, ariko kandi nujya ubona akanya ujye uzirikana ku byo amaze kukubwira ye. nahegeze mpingazi uriya mupurantokazi bamuvuga n'ibiki abayishaka uvuga rero wamuhaye akazi rwose ujya umenya buganiriza. urumva amaboko atareshya ntahoberana, ibyo urabizi, ariko bamwe nta gihe mfite nako cyo kubyumva. tugende vuba, tugende ku bindege itadusiga, tugende ngira twabona. ngize imana mpagereye igihe. niko rose ubu ufashe kugira utanga wanje kugira neza koko nje kureba umugabo wanjye no kumusezeraho mbere y'uko agenda, ahubwo abana nabo bari mu modoka baje kugusezeraho, dore ko bamaze igihe kinini batanakubona, gusa bwenda guke. uzi neza ko nta gihe mfite cyo guta mu miteto y'abagore n'iy'abana. urumva igerayo ahubwo va mu nzira twigendere, twakerewe. tugende mpingazi, gira vuba tugende rwose. ujyanye rero na mpinga nzima? nari mbanje ko ari undi. urabibona ariko ariko ye mpinga nzi harya pepe wahisemo guta urugo rwawe ngo ukunde untwarire umugabo? ngaho najyaga nibeshya ko umugabo wanjye yaheranwe n'akazi, naho yaheranwe n'inkuba y'umugore nkawe. uribeshya cyane Rose. icyo mbona umugabo wawe nta kindi kimpuje nawe, ndetse nta n'indi nyungu umubonamo uretse gukorana nawe, kandi ntutekereze ko nkanga, kuko umugore nkawe wirirwa mu bana no mu mpinja ntacyo uvuze. urimo wari umugabo wanjye wowe, mwe mwasigaye inyuma cyane. hariya niko mpingazi uracyari mu biki? waje tukagenda? ndaje twigendeze. nanjye ngo mfite umugabo utagira umutima w'urugo rwe, umugabo udakunda abana n'umugore we, bose avunikiranye, avunikira iki? iryo ry'umugore ryamuhindura undi wundi, nanjye naho ngo ni akazi none impinga nzima wamutwaye. Dr Florentine, ugomba kuba urushye cyane. buri bwo mwava muri sale dope? nibwo tuvuyeyo, tumaze amasaha menshi ariko byagenze neza. Imana ishimwe. ngaho icara ariko akira amazi ubanza wowe urakoze gikunde. ntacyo dogita. none se gikunde, mbona amasaha yo gutaha yageze ukabikira, nta byagenze gutya. abagomba gukora izamu ntibaraza? abakora izamu bo baje, gusa nyine nari nkurindiriye ko nashaka kukuganiriza ku kintu gikomeye cyane, ikintu cyiza kandi nzi neza ko kigushimisha. mbwira vuba wicisha amatsiko gikunda. dogita, nashakaga ko uba uwa mbere ahangaha kwa muganga umenya ko ugiye gushyingirwa. nibyo? ndishimye cyane. imana izagukwigisha myinshi mu rugo rwawe, kandi nzi neza ko uzagira urugo rwiza. uri n'umukobwa mwiza gikunda. urakoze cyane Flora, nari mbizi ko biri bugushimishe. ejo rero nzatangira gutanga invitation. ubwo rero ni vuba cyane? ni vuba rwose, ni mu mezi 2 gusa. dogita, nagize amahirwe, mbona umugabo mwiza, mbona umugabo ugira umutima mwiza, mbona umugabo ugira urukundo, umugabo unkunda, umugabo ugukunda gikunde. Serafe, mon chéri, waje ryari? Watwumvaga? naje nsanga murimo muganira, nanga kubaca mu ijambo. mwiriwe dogita. mwiriwe gikunde. ntumbwire ko Serafe ari ugiye kuba umugabo wawe. ni njye rwose ugize amahirwe atabaho yo kubona umukobwa mwiza nka Gikundiro, ngo ambere umugore mwiza,
ambere nyina w'umwana wanjye Rena. ninjye ugize amahirwe ahubwo yo kukugira. mwese mugize amahirwe gusa ndatunguwe pe. Sirashobora gutekereza ko hagati yanyu harimo havuka urukundo. Nahoraga mbabonana nkibwira ko muvugana iby'umwana. Igikundiro yampaye ibyo ntigeze mbona mu buzima. None se warangije akazi nkucyure inshuti yanjye? Nakarangije shiri. Tugeze nanjye izarinde urukundo rwanyu kandi izaho umugisha urugo rwanyu. Murakoze. Ikunde Karani, umenye ko utari wenyine. Inkunga yose uzakenera ugeruka ko mpari kandi wambereye nk'umukobwa. ndishimye rwose. Ndumva rwose umeze neza kandi ndabyumva no mu ijwi pe. Umugeni se ameze ati? musuhuze cyane. Unsuhurize n'ako gakumi kawe rwose. Ntibishoboka ngo ntimuri mu rugo. Mwigiye kwiherera ahantu mu kwezi kwa buki rero. Ni byiza rwose. Ni byiza pe. Serafe, ndabona mbonye umushyitsi hano mu biro. Ubwo tuzongera nyine tuvugane. Mugire ibihe byiza ye. Sawa, bye bye. Usuhuze umugeni. Ingazi iminsi myinshi uraho urakomeye. Ibyo numvise ni ukuri cyangwa ndarota? Ibyo wumvise ni ukuri. Serafe yararongoye rwose muri iyi weekend. Ntibishoboka wese mbyemera. Ubyemera? Serafe yarongoye. Oya we, ubwo se byagenda gute koko? Ariko ndatunguwe cyane. Ubwo se koko urijijwe n'iki mpinganzi? Serafe ko atakiri umugabo wawe, kuba mutaye ukigendera ukaka ubutane ukabubona ukaba wiberagaho mu buzima bwawe. Ubuzima buhe se? Ubuzima buhe koko Christian? Kwa ahubwo imyaka yose ureba nabaga mu kazi nkora amanywa nijoro nkora ubutaruhuka. Ibyo washakaga se mpinganzi? Icara ariko wigumya guhagarara mu bintu agatebe. Nibyo nashakaga ariko narabibonye akazi kenda kunyica. Amanywa nijoro mayera ntashima niyo wakora nk'imashini. Yewe aho ntiwasanga akugera nk'uko wagiraga Serafe. Ntacyo akora na kimwe ngo ugishime. Ayiwa data we, none umugabo wanjye kuko yashatse undi mugore cyane. Njye ndaho ndindagira mba mu kazi gusa ngo ndashakisha amafaranga. Amafaranga se wifuzaga ntiwayabonye mpinganzi? Ndeka amafaranga narayabonye ndetse menshi cyane rwose, ariko ndacyashakisha menshi kurushaho. Akazi karacyariho ariko nta kigenda, nta byishimo nyabonamo. Ubu nje niyibye, nje ncitse nje kwinginga Serafe ngo ampe uburenganzira bwo gusura umwana wanjye Rena. Birashoboka se ko waba wagize agatima k'umwana wawe mpinganzi? Birashoboka ko waba wagize byibura urukundo rwa kibyeyi? Umwana wanjye Rena naramukumbuye cyane. Nkibaza uko asigaye angana, nkibaza uko azakura mfata. Nawe urabyumva nuko azagufata. Nyibana na Serafe nubwo ntamwitagaho, ariko byibura nabashaga kubona uko asa uko angana. Ariko ubu numva mu mutima wanjye ntanezerewe, hari ikintu mbuze rwose. Yewe ariko mpinganzi, urumva koko nkeneye kumva uko umeze? Ukuntu wahemukiye umugabo wawe Serafe, inshuti yanjye, nk'umwana wawe. Serafe we yishakiye ubundi buzima, nawe jewe ndarindagiye, sigaye numva ubuzima ndiho nta munyu bufite. Se ngombwa kubimbwira mpinganzi, ndakureba rwose nkabibona ko utanezerewe. Mu maso wamaze gusaza kandi ukiri muto. Ntacyo naguhisha Christian, nugukora naruhuka nk'ikimashini, ndiho nabi cyane. Ndicuza icyo nasigiye umugabo wanjye Serafe, ukunda amahoro kandi utanga amahoro. Nubwo nabaga namutaye mu rugo wenyine, nta na rimwe atanyeretse urukundo cyangwa ngo ashake kunyitaho, ariko sinanyuzwe. None nahungiye ubwayi mu kigudu. None warugarukiye Serafe se mpinganzi? Nzi ko Serafe atambabarira. Nibyo. Nzi ko ntanakwiye imbabazi rwose na gato, ariko nje kumusaba imbabazi ngo ndebe umwana wanjye. Kuko nubwo nanze kubyemera, umubyeyi ni umubyeyi. Umutima uhora ushakisha umwana we. Christian, wambabariye rwose ukamfasha nkagera kwa Serafe nkabona umwana wanjye. Nakagufashije rwose mpinganzi.
ariko ubu rwose ntacyo nakumarira ayiwe serafe n'umugore we bagiye ahantu heza mu kwezi kwa buki ayiwe data we kandi ndakeka ko n'umwana bamujyanye umwana wanjye koko ariko si umujinya n'uwiki wavuze ikibazo ufite aho gukubita ibipfunsi ku meza njye maze iminsi ntazi ukuntu umeze usigaye uri umunebwe rwose ntugikora akazi uko nakaguhaye ntukwirirwa wayura mu kazi njye sinkumva rwose ninga ntabwo nkumva rwose uretse kudashima kwawe njye nkora uko nshoboye ntacyo ugikora usigaye uri nk'abandi bose nk'ubu sinzi iyo wari wagiye kandi ntumbeshye ko wari uri mu kazi nabikurikiranye ariko se uzambuza kujya kwisurira n'umwana wanjye nga uvuye kwa serafe gusura umwana wawe rero nari nifuje kubona umwana wanjye ariko nje ntawe mbonye ubundi se wajyaga utaye akazi kutambwiye mari wimbwira nabi kuko ndumva umutima wanjye wenda guturika nashyize imbaraga zanjye mu kazi gusa no gushaka amafaranga none ariko maze kumva ko atari bwo buzima numva rwose nshaka umwana wawe numva mukumbuye yewe reka ngo useke gusa se ngaho uragaragaye se ngaho ubaye umugore nk'abandi bose ya papa uciye intege neza neza rwose kandi ari we nizeraga ngo umukozi mbere ya byose ndi umuntu nkeneye ijambo ryiza nkeneye urukundo mbere ya byose ndi umugore nkeneye unkoraho unyitaho ariko wowe usigaye umfata nabi hashize igihe utakibuka ko ndi iruhande rwawe icyo dupfana ari akazi gusa mbabarira mpingatse wikongera kunzanaho ibyo bibazo by'abagore none wibwiraga ko ikindi mfana nawe ari iki aho watekereje ko ufite akazi utari warangiza kandi kihutirwa none utangiye kwiyiza ibyo byanga kubi rwose ndetse rekera kuvuga nabi mayira ahubwo hari ukuntu kera wajyaga umenya kumfata neza kandi ni ukuri nyuma nahitaga ngira ka kuraje ngakora nabi n'imbaraga nyinshi yakora wa mugore we oya hona kuvuga si igihe cyo kujya mu mikino y'urukundo akazi ni kenshi kandi urabizi basi mpakabizo uba wumva ntagukumbuye koko yego gukora ni ngombwa n'amafaranga ni ngombwa ariko hari ibindi bintu umuntu aba akeneye mu buzima oya ijyayo urabizi kuri njye akazi kaza imbere y'ibindi byose niyo mpamvu naguhisemo ngo dukorane urumva nubwo nabonaga utameze nk'abandi bagore birirwa bashaka baguyaguya niba rero utangiye kumera nkabo utangiye kunaniza rwose nawe uce ugende uzashaka abandi ukavuga uburyo n'akazi nakoraga koko n'akazi nkora ubutaruhuka akazi nkora nta wundi mugore wagakora ariko kuki udashima koko ugira ngo nkore nanga ko utangiye kumvangira ngaho ngo watangiye gukumbura umwana wawe ngaho ngo singukoraho ngaho ngo bagusoma niko mpinganze hari igihe cyo gusomana n'igihe cyo gukora kandi uranze bihagije iyo nifitiye akazi ngewe mayira ibyo ntibifataho na gato n'umugore wanjye Rosette arabizi kandi uzi ko ari uza mbere y'ibindi byose ngaho nsohokera mu biro ujya mu byawe nikorere nta kindi cyari kikuzanya uretse kumbwira nabi nawe njye nkibwira ko mwibeshya ko wibutse ko nkeneye byibura numbwira akajambo keza icyo mfana nawe ni akazi ntongere mbisubiremo kora ibyo ukora vuba kandi mu isaha imwe uba ubinzaniye urabizi ko byihutirwa cyangwa uragira ngo wa mugabo azajye mu minsi ataduhembye jya vuba ndagutegereje nyuma y'isaha mu biro byanjye uba urangije ako kazi ibi nabyo si ubuzima uyu mugabo ari koko akoresha nk'imashini ntashima ntanabona ko umuntu byibura ananiwe mbega ukuntu atandukanye na serafe wanjye yewe ninjye witeye ibibazo reka mbone madamu umeze neza ese niwe Jackie sinakumvise winjira mbonye patro asohoka ahangaha akayivugisha ndavuga ntereka nze ndebe kuri amahoro
umeze neza nta kibazo cyangwa warwaye? Darakira papiye mushwari, akira papiye mushwari wihanagura. Oya sindwaye kandi humura ndaho. Mpereza iyo sakoshi yanjye ndebemo ka pudre na rouge à lèvres hatagira umukiriya winjira agasanga nsamye. Akira kandi wihangane. Reka meze rero ngiye kujyana ibintu ku iposita. Jackie, karame buretse nkubwire. Umva, icara imbere yanjye. Ndakumva. Jackie, ndakumva. Urabizi nubwo uri purante ariko kuva kera dukunda kuganira. Ndabizi rwose, njya nibagirwa neza wangiriyemo akazi hano. Niyo mpamvu mbona ukuntu uvunika ntacyo unavunikira agahinda kakanyica. Niko, mbwira. Kuturanye no mu rugo twari dutuye. Ni ukuri koko Serafi yararongoye cyangwa barambeshye? Nibyo yararongoye. Ntabyo wari uzi se? Oya, nabimenye none. Ndashaka gusaba ikintu rero. Kiki se? Ndashaka kuzamura ubutumaho. Njye sinamutunguka imbere nyuma y'ibyabaye. Wenda n'umugore we ntiyamfungurira. Wifuza ko nakumarira iki se madamu? Uzagenda ujye kubasura. Nurangiza ufate telefone ufotorere umwana wanjye Irene. Usanzanire ndebe uko asigaye angana. Nzagutiza telefone yanjye nifata amafoto meza. Minganzi, kumbuye umwana wawe. Mu by'ukuri bose ndabakumbuye. Yaba Serafi, yaba na Irene. Narakoze ndakora nkora amanywa nijoro ntakimenya ngo ni kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri. Dukorera amafaranga menshi cyane. None sindi kumwe n'umwana wanjye ngo tuyasangire. Yewe, biragaragara ko mwavunikaga cyane pe. Ugarutse narakurebye ndakuyoberwa rwose. Mu gihe gito wari washaje. Ntabwo nasinziraga. Ariko na n'ubu akazi ni kampa agahenge. Simbuhuka. Yewe, ubundi nkibaza uwo nkorera n'icyo mvunikira. Kwabona akundaga bose nababuze. Bamvunikiye iki koko? Wahisemo nabi Minganzi. Ariko ntundakarere ko mubwije ukuri. Wahisemo akazi n'amafaranga wibagirwa umuryango wawe. None ako kazi kagiye kuguhitana n'ayo mafaranga ntunabona umwanya wo kuyarya. Ntunajya uwo muyasangira. Yewe singira n'umwanya wo kugera aho abandi bari. Maze no kwibagirwa ibindi bitari aka kazi n'amahirwe iruhande rwanjye. Minganzi, waretse gukorana n'uyu mugabo. Nzi neza ko gushukisha uburyarya n'ubugome. Akubeshya ko uri umukozi, ko utameze nk'abandi bagore. Akakuryarya gushima, nyamara ari ku nyungu ze. Akugirira nabi. Ndi wowe nareka aka kazi, ngafata icyemezo cyo kuruhuka. Amafaranga si yabuze. Ukabwira Serafi akaguha umwana wawe mukagira igihe cyo kumenyana. Ubundi ukazajya ukora witonda. Ubitekerezeho. Urakoze kumpangayikira Jackie. Ariko dufite akazi kenshi. Kandi gukorana na Mayira bingirira akamaro. Ngaho. Iyi kuko ariko tubona amasoko menshi. Dutandukanye twaba dutandukanyije imbaraga. Twasubira inyuma byabaye nko gutangirira kuri zero. Sinshaka rero gusubira inyuma nari ngeze kuri. Naremeye ngahara umugabo wanjye n'umwana wanjye ngo ibi byose mbigereho. Sinasubira inyuma rwose. Yewe, ndumva ikigowe. Wihangane. Ahubwo Jackie, karame. Reka nkwihere nk'ibihumbi 100 uzagure ka televiziyo wawe ugire aba makuru. Mfite amafaranga n'agafaranga. Wowe. Wa mugani wawe simbora n'umwanya wo kuyarya. Urakoze cyane. Uye ntibishoboka. Ntumeze neza. Ugomba kuguma aha mu bitaro ukazasohokamo wakize. Oya rwose dogiteri. Wambaye rwose ukansezera. Nkajya kurwarira mu rugo. Ko byibura najya mbasha kubyuka nkareba kuri interineti. Ubundi ngakora akazi buhoro buhoro. Ibyo uvuga ntibibaho Mpinganzi. Cyane cyane n'uburwayi ufite. Biragaragara ko byatewe n'akazi no kutaruhuka. None ngo tugusezerere utahe. Ntibishoboka. Ni ukuri kuguma ndyamye aha birampumbya. Hari isoko twari dufite ry'amafaranga menshi.
nari natangiye gukora amapuro y'ibitaro tugomba kuzubaka kandi twagombaga kuyirangiza byihutirwa tukabijyana ngo badusinyire sheke y'igice cya mbere dutangire imirimo. Mana we uzi ko hatari umutwe wa mudamu? Ntabwo nataye umutwe. Niba ari ukurwara ntuzakira. Nakubwiye ko umutima wawe utera nabi, ko twasanze ufite ibibazo bya stress bituruka ku kazi ukora no kutaruhuka. None uryamye aha mu bitaro urimo uratekereza akazi n'amafaranga. Niba ushaka gukira ibyo rwose byibagirwa. Bamuga ntibyankundira, ndahumiriza akaba aribyo ntekereza. Naho rwose nta kantu gato kari gasigaye, nikubise hasi mbigejeje kure ngiye kubirangiza. Ndakumenyesha ko wikubise hasi saa 7 z'ijoro uri mu kazi. Inama nakugira rero madamu ni uko waryama ukaruhuka ukibagirwa n'ibyo by'akazi nibiba ngombwa, kuko iminsi 2 yose tukumaranye ahangaha watunaniye. Turafata ibindi byemezo. Ayiwe, ibindi bihe byemezo koko? Turaguha imiti gusinziriza nta kundi, kuko mbona akazi n'amafaranga bitazatuma uruhuka, bitazatuma ukira, kandi icyambere ukeneye no kuruhuka no gutuza. Dore ibisubizo bya madamu Nkinganzima ndabizanye Dr. muri laboratoire babirangije. Ngaho ni mwakire. Birashoboka se? Nanjye nuko mbibonye. Niki ko ikanze dogiti? Maze rero Nkinganzima umwanya nakubwiraga kuruhuka ukanga, ariko noneho ibisubizo tuvanye muri laboratoire biragaragaza ko twite. Bityo ugomba gutangira kwiyitaho no kwita ku buzima bw'umwana utwite. Naho ubundi ndayavamo nawe kandi iyo stress itagusize. Ngoki mugiye Nkinganzima ndatwite bishoboka. Nayitwise ryari kuko mana. None se ntibuka igihe uherukira kujya mu mihango madamu? Oya, simbyibuka, simbizi rwose, n'akazi ngira sinabyibuka. Mana we, mana yanjye, irinda ko ngomba gukora, nkeneye kuba forume rwose ngo nkorere ifaranga. None niyaye gutwita, simbyemera. Ibi ntibirimo, iby'umwana ntibirimo rwose. Nta kundi nyine ni ukwihangana madamu. Byibura ugiye kubona ikikwicaza hamwe ukaruhuka, kuko gutwita n'umutima utera nabi ni bibi. Oya, ndabigira neza gite, ndabigira nte kwirinda ntayo nshaka. Mwamfashije rwose mukayinkurira mubaca. Gukumana urashaka kuvanamo iyo nda madamu? Nabyibagirwa, kuko twe ntabwo twica abana, ahubwo icyo tugomba gukora ni ukugufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza n'umwana utwite agire ubuzima bwiza. Cyane rwose, akazi ntabwo ariko katuma wicira umwana. Se mwiriwe? Mumbabarire sinari nzi ko abaganga bari, ariko nanjye sintinda, ndimo ndihuta rwose. Nkinganzima, dore nari nkuzaniye laptop yawe. Muri aka gakapu harimo n'amadosiye ya ngombwa, uyarebe uyakoreho byihutirwa. Ejo mu gitondo nzaza kubitwara. Wa mugabo nta soni ugira umutima cyangwa ugatinyuka ukazanira umurwayi uri mu bitaro akazi ngo akore? Akore nyine. Gira vano nanga, fata ibyo uzanye ubisubizeyo. Gira vuba se, aha ni kwa muganga si muri biro. Aha, abakoresha baragwirara. Ese uyu mudamu ko mbona uzamwiyicira umwicishije akazi, namara gupfa urumva utazabuhombye umukozi w'umuhanga? Ariko murashyenga ye, kuko urasebyishe. Ahubwo iyi minsi amaze muri ibi bitaro arimo arampumbya kandi nawe ahomba. Iminsi 2 gusa? Hari akazi yari yaratangiye karimo gupfa. Niba rero yavuye muri koma, yabo yatangira gufata umwanya agakora. Ibyo byibagirwe. Abanegetse kuruhuka cyane, umutima utera nabi, kandi mbona natwite. Ngo kuko unagize ute? Ngo utwite? Ntiwabyumvise se? Sinumva ibiki. Uyu mudamu atwite afite ibibazo by'umutima utera nabi kubera stress y'akazi no kutaruhuka. Urumva rero ko tugiye kumukurikiranira hafi. Ahasigaye ntuzongere kurota umuzaniye akazi aha mu bitaro. Oya rwose ntabwo ari muri byo. Reka njye mbabwire rero manya, ibyo njye simbyitayeho. Urumva niko Nkinganzima, uranze ubaye umugore de. Yewe se ubundi uranze ubaye inkora busa. Hejuru y'akazi dufite, y'amasoko dufite, ukajya gushyiramo inda ugatwita. Warebagaho ujya gusama ko abagore mutagira ubwenge. Guhera kuri uyu munota
ntukiri asosiye wanjye ariko rwose wambabariye ngiye gushaka undi mukozi ufite ubwenge n'ubushake bwo gukora abajenjetsi nkawe abagore b'indangare sinakorana nabo njyaga nkwibeshyaho ko utari umugore nk'abandi none urabinyeretse urampombeje gusa nta kindi reka nigende mbega amagambo ambwiye kuko wambabariye ubu mbuze akazi kanjye koko ihangane impinganzi uriya si umuntu mwakoranaga ahubwo ni igikoko yari uwo kukwicira ubuzima gusa ahubwo ugize amahirwe ko mutandukanye tuza rero ube wibagiwe akazi n'ayo masoko yose n'amafaranga wite ku buzima bwawe n'ubw'umwana utwite ahasigaye n'utuza zongera ukuri mbega ngo ndakuritika nataye umugabo wanjye nakundaga n'umwana wanjye rero ngo ndiruka inyuma y'akazi n'amafaranga ariko nta munezero nabibonyemo najyaga no ku mugabo wanjye Serafe ngo ntakora cyane ariko nageze imbere y'amayira akanyita umunebwe nakora sinshimye none se ubu mvanyemo iki none se ni wowe wari umugore wa Serafe ko washaje oya pardon ndashaka kuvuga ngo ko wahindutse uzi koko nanjye nataye umutwe kubera akazi nta muntu nkimenya we dogiteri ndakumva mbabarira none wari unzi nari nkuzi ninjye wajyaga mfura agakobwa kawe rero ntawe narenganya avuze ko nashaje kuko ni ukuri njye rero sinashoboraga kukwibagirwa narakubonye rwose impita nkumenye kuko umwana nawe se kandi urazi umugabo wawe Serafe n'umwana wawe Irena ndabazi cyane mu by'ukuri wahisemo nabi witesha umuryango wawe gusa ushatse wakwiyunga n'umutimanama wawe ugatangira ubundi buzima bushya ni hahandi ibyo nataye n'ibyo namuze sinzongera kubibona haracyari kare nirukanse inyuma y'umunezero nyamara sinigeze mugeraho igihe cyose warancikaga ntekereza ko umunezero nyamunezero wawusize inyuma maze ukiruka ku mafaranga nyamara yo si umunezero ahubwo yari igicucu cy'umunezero nibyo umunezero wanjye wari Serafe na Rena ariko sinabashije kubimenya ahubwo ndawutangira gushakisha umunezero udafatika niba Imana y'u Rwanda yampaga Serafe n'umwana wanjye ngo basabe imbabazi kuko nabonye ukuntu Mariya yambereye igikoko nsanga ariko nanjye nari narabereye Serafe ntusabe imbabazi uzazihabwa ni ukuri kuko ubu kumeze ntawe utakugirira impuhwe pe Serafe kandi nta kuntu atakubabarira kuko yarahojejwe naho umukobwa wawe rero nawe niba niba tubona umukobwa wanjye uzi kuko akazi na stress byatumye wibagirwa abantu ubu kuko nanjye ntunyibuka mpinganzi kundi karame reka umurwayi aruhuke umubwire ibintu byinshi ubona igitego cy'umutima kidashimishije niyoroherwa uzaze muganire rwose maze umubwire aho uzi Serafe na Rena icyo nkwisabiye gusa ni kimwe gikundi niba byibura wambonera ifoto y'umukobwa wanjye Rena nahita ibyo nabyo ifoto iyo yo ndayikubonera rwose ndetse hari n'izo mfite hano muri telefone yanjye ayowe kurya koko nahisemo nabi muri uyu mukino nahisemo nabi wanditswe n'umubyeyi Desituri Sylvia mwumvisemo Mpinganzima mwakinewe na Nyirarukundo Beatrice, Serafin mwakinewe na Tuyishime Jean de Dieu, Gikundiro mwakinewe na Mugeni Aime, Christian mwakinewe na Habukubaho Hyacinthe, Mayira mwakinewe na Twagirayezu Evariste, Rosette mwakinewe n'Iranzi Denise, Jackie mwakinewe na Karangwa Liliane, naho Florentine mwamukinewe na Mukeshimana Jeannette. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean de Dieu. Uwafashe amajwi abakinnyi ni Habukubaho Hyacinthe. Nimugire ijoro ryiza.